mba ikaze mwese mukurikirana Travel Rwanda. Murabyibuka neza ko hashize ibyumweru bigera hafi kuri bibiri polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego bakomeje kugenda bamena inzoga zitujuje ubuziranenge, cyane cyane inzoga zirimo ikinyabutabire cya ethanol. Izi nzoga bikaba byaragiye bitangazwa ko zangiza ubuzima bw'abantu, dore ko byavugwaga ko abasaga 50 bagize gutya bagahitanwa n'izi nzoga, ndetse abandi bakaza gukuramo ubumuga burimo kuba batabona cyangwa se ubumuga bwo kuba amaso yabo yarangiritse akaba atakireba. Ejo rero ku munsi w'ejo hashize tariki 18 z'uku kwezi nibwo polisi yagize gutya igatangaza impamvu inzoga zo mu ruganda rwa Nyirangarama cyangwa se uruganda rwa entreprise Urwibutso yaje kumenyekana ku mazina ya Nyirangarama rw'uriya mugabo mukunda kubona cyane witwa Sina Gerald. Impamvu inzoga zo muri ruganda z'urwagwa ndetse zitari zirimo iki kinyabutabire cya ethanol, impamvu zagize gutya nazo zikaza kumenwa. Murabyibuka ko abenshi bavugaga ko inzoga zariya zose ngo zagize gutya zikaza kuba zimenwa, bamwe bakanavuga ko nyiri uruganda afunze, ariko amakuru ahari nuko uru ruganda ntabwo rwigeze rufungwa, ahubwo igihari nuko bakuye ku isoko inzoga zirimo inzoga z'akarusho, n'inzoga zikoze mu bitoki ndetse n'amasaka, n'urwagwa n'undi rusanzwe rukorwa nk'uko umumuzi urwagwa barukoraga nazo niko bazikoraga. Icyo twakubwira rero nuko urwagwa rw'akarusho ari kimwe mu binyobwa bisembuye biherutse nabyo kuba bikurwa ku isoko ry'u Rwanda, nyuma y'uko hakoze isuzuma ry'ubuziranenge bakaza gusanga bitaryujuje. Ihagarikwa ku isoko rero ry'ibinyobwa byiganjemo ibishyirwamo ikinyabutabire cya ethanol ryakozwe nyuma y'uko izizi nk'ibyuma nazo zigize gutya zigahagarikwa, ndetse bakaba baratangazaga ko zagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu twababwiye haraguru. Mu gihe rero hakomeje kugaragara iyangizwa ry'inzoga z'ibyuma kuri uyu wa mbere tariki 18 Kanama 2026 mu mudugudu wa Tare, ni hariya mu kagari ka Nyirangarama mu murenge wa Bushoki mu karere ka Rulindo, naho haje gukorwa icyo twakita nko kwangiza izi nzoga, aho bivugwa ko litiro zigera ku bihumbi 26 by'urwagwa rw'akarusho byaje kuba bimenwa birangizwa. Urwagwa rero rw'akarusho akaba ari kimwe mu nzoga zenywa mu bitoki, nazo zafatiwe icyemezo cyo gukurwa ku isoko, gusa zo ntizashyirwagamo ikinyabutabire nyine nk'uko twaje kuba tubibabwira cya ethanol. Mu gihe rero ngo hakorwaga igenzura ryahaje kugaragaza ko izo nzoga zitujuje ubuziranenge. Umuvugizi wa polisi hariya mu ntara y'Amajyaruguru CIP Ngirabakunzi Ignace akaba yaravuze ko kwangiza izi nzoga byaje bikurikira ubugenzuzi bwakozwe n'inzego zirimo izishinzwe ubugenzuzi. Akaba yaraje rero akavuga ati basanze hano hantu hari ibyo hatujuje mu gutunganya ibyo binyobwa, basanga ko uburyo bitunganywamo bushobora kuba byagira ingaruka ku buzima bwa muntu. Yavuze ko kwangiza rero izi nzoga bijyana no guha imburizi cyangwa imburire ko harimo kuburira ubuyobozi bw'uru ruganda rwa Sina Gerald ngo bukosore amakosa yagaragaye mu gutunganya uru rwagwa. Icyo tutaramenya aha ngaha rero nimba Sina Gerald nyuma y'uko habayeho ko wenda bakosora ibyo basanze batujuje, ntabwo tujye tumenya nimba ashobora kuba zongera agasaba izi nzoga ko zasubizwa ku isoko nyuma yo gukosora
ibyo basanze ruriya ruganda rutujuje birimo bigendanye n'isuku muri rusange. Umuvugizi wa polisi hariya mu majyaruguru, mu ntara y'amajyaruguru, akaba avuga ko ubugenzuzi bwakorewe mu ruganda bwarebye ibintu bitatu by'ingenzi, birimo kureba niba uwo muntu akora mu buryo bukurikije amategeko, niba afite ibyangombwa bimwemerera gukora kandi bijyanye n'igihe. Ati icya kabiri ni ukureba ko ibyo akora bikorana isuku. Icya gatatu ni ukureba niba ibyo ashyiramo ari ibintu byemewe byajya mu nzoga. Izi mpamvu rero eshatu zaje kuba zikorwa mu bugenzuzi bwakorewe ruriya ruganda rwa entreprise Urwibutso ya Sina Gerald, bakaza kureba kuri izi nzoga z'inzagwa, biza kurangira banazihagaritse. Izari ziri ku isoko zimwe barazifata barazikusanya, zikaba zarangirijwe hariya mu ntara y'amajyaruguru. Guverineri w'intara y'amajyaruguru we akaba yitwa Maurice Mugabo wa Gahunde, avuga ko kwangiza ibi binyobwa kandi bigamije gusigasira ubuzima bw'abaturage. Ati ni uburenganzira, ati ni ubugenzuzi buzahoraho, tukamenya ko nibi bigengwa hirya no hino n'inganda zacu nabyo byujuje ubuziranenge, ariko ikigamijwe ni ubuzima bwiza ku baturage bacu. Nkaba nakubwira rero ko ku munsi w'ejo litiro zisaga ibihumbi 26 arizo zangirijwe hariya mu ntara y'amajyaruguru mu karere ka Rulindo. Kandi nkaba nakubwira yuko uru ruganda rudafunze nk'uko abantu benshi bakomezaga kumva bamwe babivuga, ahubwo icyaje gukorwa ari ugukura ku isoko izi nzoga zirimo akarusho z'urwagwa. Akaba ari inzoga bahamya ko ikintu cyatumye zikura ku isoko ari isuku babonye zikoranwa, ngo dore ko ari ibyo uru ruganda rutari rwujuje mu bigendanye n'isuku mu bakora izi nzoga. Akaba ariyo mpamvu rero twebwe twakomeje kwibaza niba se nyuma y'uko bikosoye iyo suku ikaba yazanwa mu ruganda, nimba bashobora kuba bazabemerera wenda zikaba zagaruka ku isoko. Ni ikibazo turimo twibaza, wenda ariyo tuzabona gisubizwa. Abantu benshi rero bakaba bakomezaga kwibaza icyo kintu. Gusa reka tutegereze turebe ikigiye kuba gikorwa nyuma y'uko uru rwego rwa polisi, urwego rw'ubuyobozi bw'intara y'amajyaruguru, RIB n'abandi bagize gutya bakifatanya n'abaturage mu kwangiza izi nzoga zageraga kuri litiro ibihumbi 26. Byumvikane ko mu gihugu ahandi hose ziri nazo zigomba kuba zangizwa, bitewe n'uko ntabwo zemewe, nazo zakuwe ku isoko ntizemewe. Ubwo rero ngayo nguko mwakoze kwana natwe, andi makuru nk'aya n'andi menshi agiye atandukanye mu mwanya muto.